believe in Jesus? Do you believe in God? What your mind? Tell me. Jesus is a holy God. What your mind? Is a holy God. Humura nshuti. Humura nshuti yanjye, nubwo uri mu bibazo, nubwo uri mu bigeragezo. Ujye uzirikana ikintu kimwe, kuri ino si bujya tubaho rimwe, ndetse tugacaho tukagenda hakaza abandi. Ariko kuri ino si jya ugerageza wibuke ikintu kimwe. Ukwiye kuzirikana yuko ujya kuvuka uva mu nda y'ababyeyi bawe, waje wambaye ubusa. Waje mwene data nta kintu wambaye. Wari wambaye ubusa, imyenda warayibonye, inkweto urazifite, urarya ndetse waranakuze ufite imyaka myinshi. Ibyo byose ugezeho ni inyungu. Wikiheba rero ngo ese nzabaho ute, kuko imyaka yashize ntabwo wari ufite nabwo amahitamo, ariko ubu uriho kandi uri muzima. Kubera iki wihebye nshuti yanjye? Byose dufite ni inyungu, kuko tuvuka nta na kimwe twazanye. Twavutse umusatsi ucuramye, ariko ubu warahagaze. Twavutse amaso yacu atareba, ariko ubu turareba. Wagiriwe amahirwe we urareba, kandi nutareba wavutse iwanyu bafite ikibazo, bavuga ati ese umwana wacu ubu azagenda. Bagize amahirwe babona utangiye gukambakamba, ishimwe rikomeye cyane, ubu uragiye. Nukuri buri kimwe cyose ufite, buri kimwe cyose ugezeho, si ubuhanga bwawe, si imbaraga, si uko ufite ubushobozi burenze, cyangwa se si uko uri umunyamahirwe kurusha abandi, ahubwo wumve ko ari Imana, ari impano y'Imana, kandi wumve yuko ari ubuntu wagiriwe n'Imana. Kuba turiho si imbaraga zacu, si ubuntu bwacu. Ese wibwira yuko imbaraga zawe zakugezayo mwene data? Wibwira yuko ubuhanga ufite cyangwa se ubwenge bwakugeza hehe? Hari benshi bagiye, nta kintu wabarushaga, yewe ku mafaranga barakurushaga, ubwenge bwo nta nubwo wakiriga ubigereza. Ubutunzi barakurushaga, wirirwaga ubakorera, wari umucakara wabo, ariko si ubarihe. Barihe. Kuba uriho rero ni amahirwe akomeye, ahubwo uyu munsi uri umunyamahirwe kuba uhuye n'iyi video. Si impanuka, ntabwo ari impanuka kuba uhuye n'iyi video, nuko wagira ngo nuko byari ngombwa ko wumva buno butumwa. Imana hari umwanya igushakamo. Ese urihe? Zirikana yuko byose ari inyungu. Uko ujya kuvukana na kimwe wazanye, bigutere gukora cyane, ushima Imana, kandi wumva yuko ukwiye gushimira Imana buri kimwe cyose ufite. Nyamara uvuka baravugaga ati umwana wacu hari igihe yaba ikiragi. Ese umwana wacu ko tubona atatwereka ibimenyetso by'uko ese bazavuga bagize Imana babona uravuze. Uvutse bari bafite ibibazo byinshi ababyeyi bibazaga, ariko ubu ngubu uragenda, yewe nimba utanareba, ariko ufite amahirwe yo kuba ufite ubu buzima. Kuko Imana yaravuze ati abarushye n'abaremerewe mwese nimunsange mbaruhure. Ntabwo yigeze ivuga ngo mwebwe abafite ifeza, yavuze twese. Udafite n'icyo afite naze, udafite ubwo butunzi naze, mwese. Ntiyavuze ijana, ntiyavuze umubare, yavuze twese. Twese nituze, Uwiteka araturuhura, kandi icyiza cyongeyeho atwereka ibiruhije bikomeye tutamenya muri uru rugendo. Mwene data, ntabwo twabyishoboza, ntabwo ari imbaraga zacu zabasha kutugeza mu ijuru, hatabayeho tugendana na Yesu Kristo. Jesus is a way. Is a way, is a holy God, is a honest. Jesus is everything for me and for you. Jesus is all. Jesus, Yesu niwe uzatugeza mu bugingo bw'iteka. Mwene data, niba utiringira Yesu Kristo, biragoye kugira ngo uzabone Imana. Do you believe in Jesus? What your mind? Tell me.
Please tell me. Ndakwinginze mwene data, kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho, gerageza wiringire Yesu Kristo, umwiringire n'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Muhereze byose byawe, azagutunga muri ino si, azabana nawe mu majya n'amaza. Amazi ntacyo azagutwara, ibibazo byose uzanyuramo niwe nshuti nziza itajya iguta, waba mu bibazo, yaba mu bigeragezo, mu bukene, mu gihe cyose cy'umubabaro uba urimo, aba ari hafi yawe. Mutabazi arakumva kandi aragukunda, ntabwo azigera aguta, ntabwo azigera agutererana, naho ibihe byakomera, naho ibihe byagenda gute, Yesu muri kumwe. Ibuka amasengesho y'iminsi 40 n'amajoro 40 yamaze atajya ku bwawe. Ruriya rugendo rwose yakoze guhera avukiye mu kiraro, kuzamuka kugeza ageye ku musaraba i Gologota, akabambwa ku bwanjye nawe. Yakubiswe inkoni nyinshi zitagira umubare ku bwanjye nawe, imitwaro myinshi cyane yikoreye yanjye, ibibazo byanjye ndabizi, ninjye uzi uko bingana, nawe ibyawe urabizi, ariko yarabyikoreye. Oh haleluya! Oh mwene data, haleluya! Ubasha kubyumva? Yarabyikoreye, abibambanwa ku musaraba, arapfa arazuka, none ubu ari iburyo bwa Se. Yagiye kudutegurira ubwami bwiza, aho tuzaririmba, aho tuzabyina, aho tuzavuga mu ndimi, yewe indimi zose, izo tuzi n'izo tutazi. Harya uzumva indimi utigeze wumva ho na rimwe, utigeze wanatekereza ko zabayeho. Uzumva ibyuma bidasanzwe, injyana zidasanzwe, tuzabyina, tuzanezerwa. Nta muntu uzaba wigunze, twese tuzaba, buri wese azaba afite icyo ari gukora imbere y'Imana, kandi buri wese azibagirwa imibabaro. Nta muntu uzaba uri hariya ufite agahinda. Nubwo muri ino si tubabazwa, nubwo muri ino si tubabazwa n'imibiri yacu, tukababazwa n'ibyo tunyuramo, tukababazwa n'ibyo ducamo buri munsi, ariko kuri uriya munsi buri wese azakora, buri wese azaba yishimye, buri wese azahagarara imbere y'Imana. Oh haleluya! Buri wese azahagarara imbere y'Imana avuga ijambo, buri wese azasaba. Oh, buri wese azatetera imbere y'Imana. Ese we mwene data uzamusaba iki? Ese ujya ukurura kumva ibyo bihe byiza? Ese ujya ukurura ukumva ibyo bihe byiza, umunsi uzaba uri ku Mana, umunsi uzaba uri imbere y'Imana? Oh, nta munsi mwiza nk'uriya uzigera ubaho, nta n'uwo uzigera ubona mu buzima bwawe. Uriya munsi uzaba ari umunsi udasanzwe. Oh haleluya! Oh haleluya! Ndumva nkumbuye uriya munsi, ndushijeho kuwukumbura uriya munsi. Oh mwene data, uriya munsi urawunkumbuje, uriya munsi ndushijeho kuwukumbura. Umuririmbyi niwe waririmbye avuga ati, abazajya muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera. Oh, bazambikwa ikamba ry'izahabu, bazatambagizwa umurwa na Yesu Kristo. Abazaba bari muri kiriya gihugu bazaba bubashywe, bazaba bubashywe kandi bazaba barinzwe. Oh mwene data, ese ujya ukumbura kiriya gihugu? Mwene data rero, niba ujya ukumbura uriya munsi, ukajya ukumbura kuzabana na Yesu Kristo imbona nkubone, mukajya mugendana, ukajya umukora ukamwumva, ukumva yuko ushaka kwegera Yesu, mukazabana muri biriya bihe byiza, izere Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. You must believe in Jesus. Ugomba kumwiringira kandi ukamwizera, ukizera umusaraba. Kwizera umusaraba ntabwo ari kuvuga ngo nizeye ko Yesu Kristo yamfiriye gusa. Ni ukwemera kubabazwa n'ino si n'umubiri na Satani. Bizakubabaza pe, abantu bazakubabaza, uyu mubiri wacu nawe uzagusaba ibyo udabasha kuwuha. Satani nayo izakunyuza mu bigeragezo byinshi bitandukanye, inzara, gupfusha,
amadeni n'ibindi bibazo byose uzi uri gucamo muri ino minsi, ariko kuri uriya munsi wibuke ko uzamarwa umubabaro wose wagira hano mu isi uzarangira kuri uriya munsi. Kuri uriya munsi byose uzabisiga, uzabisezera uhagaze ku bicu, ubibwire ngo murabeho mwa bibazo mwe, murabeho mwa madeni mwe, byose ubisezeye kuri uriya munsi. Twigire guhura n'umwami Imana, tugiye guhura na Yesu Kristo waducunguye. Ese are you ready? Ese uriteguye guhangana n'ibi bibazo? Uriteguye guhangana? Kuko aracyari ya Mana, iracyari ya Mana ivuga bikaba, kandi iracyari ya Mana itegeka bigakomera. Yesu Kristo yabanye natwe mu rugendo rwari rutoroshye rwo gucungura umwana w'umuntu. Yakoze ibitangaza byinshi bitandukanye, yatugiriye neza bishoboka, ariko yagiye kudutegura ubwami bwiza, ubwami bw'ijuru, ubwami bwiza aho tuzabaho tunezerewe, aho tutazigera tubabara, aho tutazibuka ya mibabaro yose, agahinda kose twagize, ibibazo byose twanyuzemo, aho byose tuzabyibagirwa kuri uriya munsi. Ese uriteguye? Uriteguye kuzabana na Yesu Kristo? Uriteguye kuzaba uri kurira ku meza amwe n'Imana? Ese ntabwo ukumbuye? Ndumva nkumbuye kuri uriya munsi. Muraza kumfasha nsoreze hano, ariko nagira ngo nkubwire imbaraga zo kwizera Yesu Kristo. Nagira ngo nkubwire imbaraga zo kwizera Yesu. Yesu ni inshuti nziza itajya igutererana mu byago, mu makuba, hose muba muri kumwe, kandi naho wanyura mu bibazo bimeze ute, aba ari kumwe nawe, ntajya ajya kure yawe. Ndagira ngo nkwinginge nkusaba kugira ngo wizere Yesu Kristo. Azakurinda amajya n'amaza, ndetse azakugeze mu bugingo bw'iteka. Thank you for your time, but you must believe in God. Thank you for your time. God bless you. Amen.